Yeah. ukumbi ibintu mbonaga hanze na hano nuko koko ariko mwene simpunga nahura n'akaga fani nta soni nyiranko niko nyirankotsa we nyirankotsa na anda hano banduka Nese uramuhamagara habaye. Wararezwe warorowe ubu wumva guri igiki. Ni ibiki se? Anda hano ndebe. Uzi ibintu nsanze hano. Ni ibiki se? Nawe ukomeze. Subiramo nyoka rero. Dusubiremo. Ndi kwiyumvira indirimbo muri hoteli. Gwiki? Bya bintu. Bonaga mu mateleviziyo. Neza neza. Uko mubonaga ni kwari. Iki suboni gutese dupfushije duhagaritse ngiye ndangije kwisiga arana ziba dore mbanye nkisohoka zukuntu nsanze ameze ndaje ntiyarazira ngo namubonye dore nukwinyonga mama rero nka kwa kundi mbibonaga no muka ejo bundi nibwo babinyeretse neza mukabari muri televiziyo bati mbese umukobwa waruzi ko ari uwawe noneho yaragendaga akaja kubutaka hayi havuga inzu navuyeyo mfite agahinda urwamenyo ruranyica ngira ikimwaro wanyumvishe nuko urarambishyira mama bakambaza bati subu rero umuhaga nubuye wasubiza iki suko ndemera ibyandemeka ibyose mama papa arambeshe nawe uti ari inyonga koko nta soni fani wambaye uti bebere kuntu cambaye nabi sumubumvaga ruhe mugabo uzakusha haguruka ndore sinambaye nabi mana yo mwishu sinambaye nabi ntabwo twende umuntu yambarira ibyo bitako wambaye kwikwiza ibyo bitako ukabihisha wakumva ko utambaye nk'umwari mwiza w'u Rwanda nari nzi ko mwavuye mu giturage cyabashizemo ariko se mwamugira ngo nambare nkuko wambaye mama ejo bagutera inda ngo baraguhohoteye wowe ukarindagirawe ngiye ntabwo ndi wo muri 90 no muri 80 urumva ujye umenya ko ndi umwana wo muri 2 ngizo zaveziyo rero yewe nyirankotsa warakoze badukuye mu cyaro ratuzanye ngo tubane nawe muri uru rugo rwawe rwiza nase mwana kwambara gutyo ko kurabona bitaguteye isoni turi mu mujyi kandi bizatuma nsubirayo reba nose nk'ubu nk'iyo bakubajije nkawe ngo umwana nk'uyu nguyu umurereshaga iki ubu wasubiza ngo iki nkibona nyoko yambara neza tuvugishije ukuri kumbeshyera ubundi urasi nk'icupa washakaga reba ibyo bitsike izo mbyiro ubwo zihanaguyemo ntiwakumva kuri umwana muzima ibyo binwa bisa guco nanjye natangiye kutwisiga ku tuntu twabana sinaguhaye akangaka sinakuzaniye tubiri urabona tutambereye se yagashyizeho dutatu yaga dore ni wewe umwoshaga ni wowe ariko rega turi muri vizi umuntu gusirimuka kugira ngo duhorese itonde jo akomeza umworore guca uzabibona si uzabibona mama harabona nyana ni ya mbero harabona ringiye ubwo ndabona ibyanyu ntabiva papa we none se uguragiye guca mwana ugiye guceza aguhiki narimbizi yuko nkurahi imbere ya Mungu
none papa ndabizi yari kumbeshyira gutyo hari icyo abashaka akira niba ari icupa akira inde umva nubwo wampike nta kintu waba utarahinduka ngo nkubone nk'umwana muzima wanjye abonye ko uyu mwana inzara yishyura ziba nakishurirwa irimbi ntabwo uraba dukuye mu cyaro si nkabona uzakuraho umwuzukuru uravuze ngo umwana wongera akajya mu irimbi nimba yireraga gutyo ukamushyigikira ubwo uri kumuteganyaho urubyaro papa wavuze ngo iki ubu nkawubonaga koko ubu uzashaka ushinga urugo nashaka ugire so bukwe na nyoko bukwe nose uyisubiza papa yayanze oya gashirira amenyo karindagira mereza nawe se wayashaka muhe ubuzire bw'ahambara namandaho muhe mereza mama muhe ntukorora ibibi ayo guhaha sinayaguhaye ayo ngayo yabitse muhago kunywa ndagaguha musubiza amafaranga ke wa murumuna wawe se hari ikintu yaguhaye itonde sinabura naho ngakura muhereza mereza amafaranga yanjye nyaguhe mereza fani ko kubura pfuye pe birarangiye maze guhaga n'amafaranga nsigaye nyaguka yanga ariko we nase ubufani ubu nizeye imishinga utekerezaga mu bwonko bwawe mereza hano mugendere uti numvaga nazabuyu nazakora iki muhereze musubize muhereze fata ubuzire bwawe mu gihe utarahinduka ngo nkubone nk'umwana muzima nubwo wanzanira zahabu ntayo nashikiye koko niki ntagukoreye mwana wanjye narakurihiye uriga aho gushaka akazi wigiriye mu bintu byo kukugira nk'igipupe ndebera isura asigaye afite nk'igipupe koko nuko wasaga papa ndebera uko ubundi kera umwana uko yabaga asa mu maso amaboko gari uko amaguru ari uko ndebera ukuntu mu maso asa nk'umuzungu amatako ni imikara none se papa ibyo bikureba hiki ego ndabwira so gutyo aha ndakubwiye ngo iyo aba warubizi iyo aba wabimenyaga ibiki namenya ubarataha ryari ni mu gitondo nyine mubwire menya ko iyi nzu umwana ari we yishyura menya ko iyi nzu umwana ari we washyizemo ibi byose akadukura mu cyaro tukaza none utangiye kuzana amategeko mu rugo rwe kandi bwe kose wabo yamwirukanye akanga ko babana kose wa mugani uyu mwana akora iki nyine icyo nanjye nicyo nshaka kumenya akora iki ubaga amadiva wambwa ngo gari munsi y'ibihumbi za magana iyi nzu isa gutya usanze ameza ate kubyina dore kubutaka ndavuze intuzubu koko pani wanjye yizunguza yego da dore nuko yari birinduraga dore weho uranarifite nka se boshe njewe meze nk'utubaho nicyo nanjye ndabizi mbese urakomeza kubarora girigora umva nyubaha ndi so wanyu injira nyubaha ugikuye he umva girigora uyu mwana nubwo ari uwawe nawe mfite uruhare Seka guteza impagarara bazivuga ariko itonde avuge numve akwagiye kakundura atabigenze bite ndakujye kubita umugore mwanze munyumve uyu mwana kuki uramukunda mu bagasuka ameze gutya yambaye ibingibi nese nambaye iki wowe kandi usigaye wa mubyeyi we cece basica ceceka nase ubaruko mbaga ntagize wewe basi kugira ngo mutarwana ngwino wicara uruhande rwa mukuru reka mubwire oya birakureba muri mukuru wanjye ntuzi uburyo twarezwe ntubuzi kuki uburengaho ukareka umwana akigenga wigeze wigenga gwema wambabarira uyu mwana nzacice bigira inzira bose babareze muri kangahe hari muri bibi kangahe kivuye aha ndi guhana naco ni nk'ubu koko iyo witotobeka ibi bintu mu maso ubuzi ngo ni by'abasore bifuza kukujana bazashima ate rero turatubira ku buzima ngo twebe ngo nibiziyo siko avuze none se ndiwo muri 70 bisubire mu gihe wo muri 2 si umuntu wifuza kuzabunari umurikira u Rwanda dore viziyo Bijiyobija reka mubwire ibyo biroroshye cyane ibyo kwitotobeka bimurikire sibyo kuko
n'uburenganzira bwe ariko noneho ariko kera umva Rwema kera umukobwa yari kwiza agakambara imyenda zigeze ku birenge mbese na wa muhungu akagira amatsiko go kumenya ngo mbese itakora iforumwe rite ese buno ryaba riteye rite none bari kugenda bakagatuninga bakitotobeka izo zakashumba tureboshe bene inzo bidahanda uzabona sakazavamo ntuzakabona ntose kumuntu wewe umwora kabushigekira bijyo umujyare umwana bava ku giti habe n'umubyeyi mwese mwaramubyaranye mufite kumuba ubure mwe uyu mwana ikirere kiramushigikira yabaye wanjye sibyo muzi imyaka twabaye naragerageza twaje gutandukana arokwera imico ndamuhagara ngira ngo byibwa namwe muzajya icyo mukoraho ntacyo mwaka byabonanye ariko ubwo urabizi fani waratabikaraga kuri so wanyu haruko ukarabishisha umubwira ko ngukubita urushyi ibeshye umore wa fani ntiwumvise urabona imyaka mfite ariyo gukubita wakarindagira we urumva neza niba umuntu aguhanye kandi ujuratega mu nzu yanjye itagiye kumva inzu yawe si n'igihugu cawe nakubwiye ngo iyo wari ubizi bwira mu nzu simbwira ku isi nawe reka mbabwire ubu iyi nkuru iri hano hanze mwese mu nyuma Rwema wagiye ureka amagambo waretse kunteranya tugasobanura utoki dore wagira ngo atagiye kunteranya wagira cyavuniye inkuru iri hano hanze sibyo uranyura ziba niba unyubahanganya ko ndakubwiye ngo ziba umbase ngo umuhana avayo n'umuhana ajayo ese bagiye kuvuga ibintu dore uranyura hano uyu yabaye niwe nkuru iri hano hanze urumva ngo abina kuri televiziyo he ikigaragaza si kuba atabaye indara amazinda ni igikisi ari tunakitunenga kaja gute ngo none ngo basiga ngo bamwita ngo ni sunda mpaka wansi tekereza kaburi ibyo basubiza ngo karindagira Fani waretse kunteranya n'ababyeyi ntabwo guteranya wagabanyije nari nagahinda mfite warekeye aho nanjye umusebya eri ku mwana wanjye wamure mu maboko dore ubundi nja gutikura nyoko namanje namureba ndamurambagiza ndeba imico ye imyitwarire ye mubwira ba data wacu nabo bamurebye bati hari ahantu hakwiye gukomoka urukiki hanyuma ngiyeho narige sinajye guhura n'umukwe wanyu sinajye guhura na sheri ugeze umutwereka fani nzamubereka ariko none se ni ngombwa ngo mubereke tutarabinoza ngo reba ubu ngubu birarangiye si ugishika abantu je he muhuriye he Fani duhuriye aho ngaho ahuye kuri moto yarani nawe kakurwe mu umukobwa wambaye gutya ubundi ngaruke ku bya so na so wanyu umukobwa wambaye gutya ugatinyuka ugatandaraza no kuri moto kuko amatako yawe ukayagira amatangazo fani kuko ariko reka mbabwire rero ubu nongeye kuba twisukuye Rwema ntabishyize hanze noneho reka mubwize n'ukuri sibyo reka nsasinzo ubundi reka mwaza mama iyo gusukisha ubundi kutavuga nkabagurira igitenge nkabagurira intebe dore televiziyo ngiye mukumva yuko ayo mafaranga yavuye ava mu mitsi yanjye ntabwo mba ntigeze ndirya nkimara sibyo fani ibyo nkora byose ngiye mu myekabwe mwebwe nkorera sibyo aravuze sigaye ntabwo ngo amafaranga ukayantera ihangane amugore we none yaba mwari muzi urukundo reba kugira bigeraho nyokasi ukamarira hejuru yawe karindagira none mwagiraga ngo nkore iki nimba nshobora kuba natanga ubuzima bwanjye ngo mubeho mutangaga iki uko Fani mama Fani uri indaya umubiri gwawe ugutangaga gute geri gora mama wirira ariko umva tega ayewe je byose ni urukundo mbakunda mama ni ukuri ndabakunda banorecuruza mwana nimwe ibi byose bivaga hoya mama ngiye nabonye ubuzima mubayemo mu cyaro urumva noneho rota ntaga ibintu wakinwe siko ibintu ari by'akanya gato ayi wowe ubuzima bwawe mbibonye gerigo urumva nabanaga na gerigo muvandimwe Fani cicika mama Fani ndabera umwana wanjye acuruza umubiri we kugira ngo mbeho we gerigo
ibi bintu umwana avuze hari cyo birenzaho ariko sundi wowe iyo urebye ahantu wicaye ukareba izi ntebe ziva mu mafaranga ye ibi byose biva mu mafaranga ye nta kazi afite uzi wamushakiye utugeze kubibahe Fani ndakwingenza ugiye ibintu wabimenye ntubitubwire ntabyo narinzi mama waretse ntabyo narinzi Fani mbabari ubwo umwuga wagiye mu guvema ndasubira iwacu ku isambu ntabwo mwasubirayo ndagurisha umvasi ngiye kugurisha y'umurima ago barama ndagaguje agakoresha ibyo wifuza ko ntuzasubire kwicuruza mwana wawe reba n'ibintu munkoreye reba marira mama usigaye unanyita Rwema waranyitaga anko dusubire mu cyageregwa Fani izi ntebe zawe nimba arimo gavaga sinzongera kubyicaraho niyi nzu yawe Rwema nizere we Rwema wakora iki nk'ijambo muceceke mwese nizere ko muceceke Fani nyubaha nizere kuri happy reka mbabwire nareye ubusa ku uyu mwana wanjye nuko uyu mwana mwimurenganya sibyo namwe ubwanyu hari amakosa mufite ndetse nanjye agaye muceceke agaye ndetse nanjye Fani ibi byose wabikoze kubera urukundo ufitiye umuryango wawe ntabwo babizi nabyo n'ukuri mama ni izina ry'Imana igeri gora mama Fani umwana none ahubwize ndamwumva ahubwo ngo ibuye ryagaragaye ntibakize gute ntabwo ari bakisha isuka uwo n'umugani w'abanyarwanda n'uwo kurambere bacu sibyo umwana mwe rukundo mfite Fani uri umukobwa mwiza tugukeneyemo urugo rwiza uranyumva nyoko murekarire nta kibazo aruhuke Fani koko nzapfe ntabonye akuzuku uri umukobwa mwiza umuntu uwo ari we wese n'umuzungu yagushaka ariko umunsi wa reka njyewe akamumaze reka ngwe promesse Fani iwaye nta kintu nabuze sibyo uranze uburyo twabanye sibyo mbabarira unyemereye ko uyu mwuga uretse noneho nanjye mbaze icyo ushaka ndi tayari kubwo icyo ari cyo cyose nande niyemeje kugwica wakwifuza cyose ariko ibintu bibe reka tubigishwe niba nagendaga ijoro rimwe nkazana amafaranga 100,000 nubwo wazana miliyoni ago nago kukwicira ejo hawe hazaza mwa mwana none subwo amafaranga uzagiye amakuko reka nkubwire ntabwo ijoro rimwe reka nkubwire ahantu uri kujya ntabwo hazi se iryo joro rimwe ugenda ukazana 150 cyangwa niyo wazana miliyoni niyo za miliyoni 10 zihuriye n'ubuzima bwawe ariko byibuza ababyeyi bambyaye bakaba ndavuze ngo twemerere nk'ababyeyi bawe hano utwemerere sibyo ndeba mu maso nkunda kuvuga n'umuntu uturana mu maso sibyo mama uko ari kurira ntabwo ari imvura munyagiye basi girira nyoka ya Mariya nyoka ariko insanga turi babiri nyumva rero ndaguha amafaranga yose ushaka ukore n'icyo ushaka umva ntuzananyishyure sezeranya ko mama na papa batari buve muri ntaho bajya ntaho bari bujye Fani I promise nta hantu bari bujye sibyo mwana wawe wansukishije kubera ko wambaye ubuza ubu waransukishije uvuye mu bagabo ubu wansize kujya kubera uvuye mu bagabo icyo kintu ntabyo urambwira Rwema ndagikora cyokoze Rwema nawe ndagushimiye uri intwari n'ukuri dufite amasambu urakoze Fani ariko biri mu cyaro dufite ibintu byinshi Fani sobanyu n'umugire nyemerera ko ibintu bivuyemo ndagurisha buri kimwe n'ikindi Fani ubivuyamo kereka hanko nanyemerera ko mutari busubira mu cyaro ntaho ajya humura ntiturasubirayo ntaho ari buke sibyo ubuse niyahure bazi kugira ngo nazongera binyemerera ndakura buri kimwe cyose n'uyu twari tugiye guhura mwihoreye si by'amacuho hanagura 200 mugiye gukora iki Fani aho yaguhishe ni hehe ntaho yaguhishe mama Fani ntaho yaguhishe ahubwo uyu mwana n'intwari abandi barabihisha Fani uri intwari mwana we basi kinga kuri ayo matako kinga mbabariro kinga Fani
bariyemera kutazongera kubikora. aha basi twemerere gira ijambo rimutubwira ritwubaka. karame mwana wanje ndi imbere y'Imana nukuri nsabye imbabazi imbere yako n'imbere ya mama ntabwo nzabisubiramo ntabwo nzongera amaguru yanjye yabyiniraga mu kabari ngiye kujya nyibyinira Imana nukuri pe ugiye gukizwa. urakoze mwana wanje maze izo mbyiro nibyo bintu biri kumunwa nabyo bikumve mama waretse kurira basi mbabarira. urakoze swema Umukuru mukuru wanjye. Wagira gusa. Umwana wacu twese kandi Imana ishimwe. Kumbabarira n'ukuri.